Nibyo reka mbasuze kandi mbahe ikaze mbifurize kugubwa neza. Uyu munsi wa none tariki esheshatu z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatandatu turagarutse muri studio nanone aho tugiye kureba amwe mu makuru agezweho ari kugarukwaho hano mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari cyangwa se akomeje kugenda yibandwaho. Ubundi ni ikibazo gikomeje kujya mbere ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bimwe mu bishamikiyeho tugenda tuganiraho umunsi ku wundi uko bwije n'uko bukeye, dore ko mu by'ukuri biba bikomeje kugenda bihinduka, nyamara ibintu mu by'ukuri ngo birimo biragenda bituga ikamba kubera yuko ubu tuvugana imwe mu mishinga yasaga naho mu by'ukuri yabarurwaga ku Rwanda ubu yamaze kwimurirwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bigizwemo uruhare na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abandi bakavuga bati ibihugu mu by'ukuri birimo biragerekana, bamwe batangiye kugenda babigarukaho ndetse abandi babivugaho, biraza gukomera rero. Ni mu gihe kandi kuri ubu amakuru akomeje kugenda atugeraho, ni bamwe mu bayobozi ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo batangiye nyuma y'uko hashyizweho ibihano, bamwe mu bayobozi bayoboye kuri ubu iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagaragaje kutishimira ndetse no kutanyurwa n'ibiganiro Leta Zunze Ubumwe za n'ibihano Leta Zunze Ubumwe zafashe zifatira u Rwanda ndetse n'inzego z'igisirikare cy'u Rwanda, aho basabye ko hakwiye kugira igikorwa ndetse n'icyongerwamo kugira ngo mu by'ukuri ibyo bavuga ko u Rwanda rukomeje gukora ku butaka bw'iki gihugu bikemurwe. Muri amakuru turaza kureba andi makuru akomeye cyane ahuza umutwe wa 23 n'imitwe igiye itandukanye irimo iyo muri Ituri, bivuga ko AFC M23 yakomeje kugenda ikorana nayo mu rwego rwo kugira ngo yagure ubushobozi bwayo. Ni mu gihe kuri ubu ngubu bivuga ko Minisitiri w'Intebe wungirije ushinzwe ingabo n'abahoze ari abasirikare Guy Kabombo yamenyesheje guverinoma uko umutekano n'ibikorwa bya gisirikare bihagaze mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turaza kuba tubigarukaho ube hafi rero. Biravuga ko mu by'ukuri hari ibitero bya ADF bikomeje kumvikana mu bice bimwe na bimwe, ibyo byose tugiye kuba twabiva imuzi n'imuzingo. Gusa umenye ko tugufite n'andi makuru muri iki gitondo cya none, turi masaha ya kare cyane, tugiye kwinjira muri amakuru nta gutinda ndetse no guca ku ruhande, ariko mbere ya byose urabizi ko ngenda kugira ngo mu by'ukuri tubanze twinjire muri amakuru cyangwa se twimata ture tudondosha, mbanza kugusaba gukanda subscribe ndetse cyangwa se sabone, ubundi ukarushaho kugenda ubana natwe uko bwije n'uko bukeye. Ushobora no kuduha ibitekerezo byawe cyangwa se inyunganizi ku makuru tuba tugiye kuba twakugezaho. Ntabwo ari ngombwa ngo uhite wihutira gutanga ibitekerezo buriya mu mfunyamfunya utarabanza kumva ese amakuru ahagaze tuko inkuru ziteye. Ugomba kubanza mu by'ukuri ugafata iminota ukumva uko ibintu bihagaze, wamara kumva uko ibintu bihagaze ugatanga ibitekerezo, keretse ubaye mu by'ukuri amakuru tugiye gutangaza uyafiteho nosiyo cyangwa se uyazi, nibwo ukwiye gukora igikorwa nk'icyo ngicyo. Naho ubundi mu by'ukuri nuko bimeze. Iyo bitagenze gutyo ushobora kutugaragariza urukundo ushyira imitima muri comment. Tuza cyane abantu batubwira bati turigoma ndetse n'ahandi batugaragariza ko badushyigikiye cyangwa se badukurikirana, ni byiza cyane kandi nini iby'agaciro gakomeye cyane. Nta gutinda reka twinjire muri aya makuru. Imwe mu mishinga mu by'ukuri u Rwanda rwagiye rutegura yaba noneho yigiriye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo mishinga ni imishinga u Rwanda rwateguranye na Leta y'Ubwongereza. U Rwanda kurane Rwanda iyo mishinga iza guhagarikwa, ariko bamwe ntabwo bari kubifata mu by'ukuri mu buryo bumwe. Baravuga ko ihagarikwa ry'iyo mishinga n'ubundi ryari rifitanye aho rihuriye n'ibirego bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuko ubwo n'umushinga tutagiye kure n'umushinga wo kohereza abimukira baturuka mu bihugu bitandukanye muri Amerika y'Amajyepfo, bihugu bya Afurika ndetse n'ahandi berekeza mu bihugu biteye imbere cyane, aho hari deal hagati y'Ubwongereza ndetse n'u Rwanda yo kohereza abimukira, ariko biza guhagarara nyuma y'uko imiryango igiye itandukanye harimo Human Rights Watch, umuryango w'Abibumbye, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakunze kugaragaza ko u Rwanda atari ahantu hatekanye. Ibyo bivuga ko bishobora kuba byaraje gukoma mu nkokora uwo mushinga, ariko umushinga byaje kurangira uhagaze. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igiye kwakira abimukira. Ababimukira baraturuka he, baraza mu buhe buryo cyangwa se mu buhe mujyo?
reka tubyinjiremo. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yemeye kwakira abimukira birukanwe muri Amerika batari abanyekongo, baturutse mu bindi bice, bagiye kuba babakira. Kinshasa tariki 5 Mata nibwo aya makuru yaje kumenyekana. Ubuyobozi bwa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwatangaje ko bwemeye kwakira abantu baturuka mu bindi bihugu birukanwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu masezerano mashya yagiranye n'ubuyobozi bwa Donald Trump. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara ku cyumweru, ubuyobozi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwavuze ko ababimukira bazatangira kwakirwa guhera muri uku kwezi kwa Mata, no kuvuga muri uku kwezi kwa kane, nubwo bitigeze bisobanura ibikuye muri iyo nyandiko, ntabwo byigeze bisobanura umubare nyirizina w'abazoherezwa muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uko byatangajwe, ayo masezerano ateganya ko ikiguzi cyose kijyanye no kwakira no kwita kuri abo bantu kizishyurwa na Leta ya Amerika, bityo bikazatuma Leta ya Kongo itagira amafaranga itanga muri icyo gikorwa. Abatekerezaga ko abo bantu bagiye koherezwa hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari nk'ingengo y'imari cyangwa se ubukungu bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bugiye kwatikirira, baribeshya cyane, kuko Amerika yo yamaze kuvuga iti byose nkenerwa kuri buri umwe uwo ari we wese tuzavana ku butaka bwacu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika tukamuzana hano, tugomba kuba mu by'ukuri twamwishyura buri kimwe. Abangaba n'ubundi ntago baje kuguma hano, ahubwo baje kugira ngo bashakirwe ibihugu, ndetse ntago biba bishoboka ko bashaka guhita basubizwa mu bihugu bakomotsemo. Mu rwego rwo kuba Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishaka kugabanya ubucucike, rero babikora muri ubwo buryo, ndetse n'ibindi bihugu. Iyi gahunda yo kohereza abimukira mu bindi bihugu si nshya kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu bihe byashize, Amerika yohereje abimukira batari abanyamerika mu bihugu bitandukanye bya Afurika birimo Ghana, Cameroon, Guinea Equatorial ndetse na Eswatini cyangwa se Eswati. Icyakora iyi gahunda yakomeje kunengwa n'impuguke mu by'amategeko ndetse n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu, aho yavuze ko ishobora kunyuranya n'amategeko mpuzamahanga arengera impunzi n'abimukira. Iyo gahunda ikorwa. Aya masezerano mashya aje mu gihe ubuyobozi bwa Trump buri gushyira imbaraga mu gushaka umuti w'amakimbirane amaze igihe hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, cyane cyane mu burasirazuba bwa Kongo, akomeje ibikorwa by'imitwe yitwaje intwaro. Byongeye kandi, aya masezerano afitanye isano n'inyungu za Amerika mu bijyanye n'umutekano n'ubukungu, aho ishaka gukomeza kubona no kugera ku mabuye y'agaciro y'ingenzi aboneka muri Kongo, arimo Coltan, Cobalt n'andi akenerwa cyane mu ikoranabuhanga rigezweho. Nubwo ubuyobozi bwa Kongo bwemeza ko aya masezerano azagira inyungu, hari impungenge z'abasesenguzi bavuga ko kwakira abimukira batari abanyekongo bishobora guteza ibibazo by'imibereho n'umutekano, cyane cyane niba umubare wabo uzaba munini cyangwa niba uburyo bazitabwaho butazaba buhagije cyangwa ngo ube ubw'igihe kirekire. Ku rundi ruhande, hari ababona ko iyi gahunda ishobora kuzana inyungu ku mubano wa diplomasi hagati ya Kongo na Amerika, ndetse igafasha Kongo kubona inkunga mu bindi bikorwa by'iterambere n'umutekano bishobora kongerwa nyine na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyakora kugeza ubu ibisobanuro birambuye ku by'amasezerano biracyari bike, cyane cyane ku bijyanye n'uburenganzira bw'abo bimukira, igihe bazamara muri Kongo, ndetse n'icyerekezo cyabo cy'igihe kirekire. Ibyo ntabwo birashyirwaho umucyo cyangwa se harashyirwa hanze mu by'ukuri ibisobanuro birambuye kuri ibyo, ari nayo mpamvu uba usabwa gukomeza kudukurikirana muri aya makuru. Tugiye kuva kuri iyi ngingo rero, dukubitire no ku yindi ngingo yaje kugira itya ijya hanze cyangwa se irasohoka. Ni ingingo igaruka ku byavuzwe na Jean-Jacques Purusi, yagize ibyo atangaza cyangwa se yagize ibyo avuga. Mu gihe hari abatekereza ko ngo ingendo z'ingabo z'u Rwanda ndetse na 23 umutwe uvuga ko ushyigikiwe n'u Rwanda mu bice bitandukanye byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zigaragaza ubushake bwo kuva mu duce zafashe hagamijwe guteza imbere ibisubizo bya diplomasi na politike. No kuvuga ibimaze iminsi bivugwa ko M23 iri gusubira inyuma, abandi bakavuga bati ingabo z'u Rwanda ziri kuva mu bice zari zarigaruye mu rwego rwo gukurikiza amasezerano ya Washington. Uyu Jean-Jacques Purusa Sadiki ni guverineri w'intara Kivu y'Amajyepfo, yagize ati ukuri suko nguko ntabwo ariko bimeze. Umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka aherutse gutangaza ko
ibyo ari uguhinduranya ingabo mu buryo busanzwe kandi bw'ingenzi bugamije kurinda abaturage, bishimangira ibyari byavuzwe n'abasesenguzi ndetse na leta. Mu kiganiro n'abanyamakuru cyabaye mu by'ukuri guverineri wa Kivu y'Amajyepfo Jean Jacques Paul Sadiki yavuze ko u Rwanda n'abafatanyabikorwa barwo ba AFC/M23 batazigera bava mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo keretse bahaswe igitutu cya diplomasi, igisirikare cyangwa se politike kugira ngo barekure uduce bafashe. Ati naho ubundi nihadashyirwamo imbaraga nk'izo, nihatongerwamo ubushobozi nk'ubwo ngubwo, ntabwo bishobora kuzigera bikunda cyangwa se ngo bishyirwe mu bikorwa. Mu magambo yavuze asa n'utesha agaciro iby'ibano byafashwe ndetse akagaragaza ko bidahagije, bityo bikwiye kongerwamo ingufu mu buryo bwa diplomasi, igisirikare ndetse na politike kugira ngo bibashe gutanga umusaruro. Yagize ati birakwiye kubivuga neza ko leta y'u Rwanda n'abafatanyabikorwa ba AFC/M23 batifuza kuva aho bari. Niba nta gitutu gihari cyaba icya diplomasi, politike cyangwa igisirikare, abo bantu ntibazigera bagenda. Ni ukuri turi kugenda dusobanukirwa. Yakomeje asobanura ko amasezerano ya Doha na Washington yagaragaje aho izo ngabo zagombaga gusubira inyuma, ariko ngo ntibyubahirijwe uko byari biteganyijwe. Mu misozi zagombaga gusubira kugera ikaziba hafi ya mu birometero 75, naho mu kibaya cya Ruzizi ku muhanda wa Route Nationale 5 ngo hagombaga kubaho gusubira inyuma kugera Kamanyora hafi ibirometero bigera kuri 35, ariko ngo zasubiye inyuma gato gusa kugera i Remera ibirometero 15, no ku muhanda wa Route Nationale 5 zegera Isange ku birometero 30 byonyine. Urumva ko harimo ikinyuranye gikomeye cyane n'ibyari byatangajwe cyangwa se n'ibyari bitegerejwe. Yagize ati mu by'ukuri hari bitari kugenda neza. Guverineri Pulusi yavuze ko impamvu nyamukuru y'iki kibazo ari inyungu z'ubukungu zishingiye ku mutekano kamere uherereye mu bice bigenzurwa na AFC/M23 mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Yagize ati uyu mutungo ni ingenzi cyane. Twasanze Kivu y'Amajyepfo ari intara ikungaye cyane ku mutungo kamere ku buryo ishobora kurusha inshuro 14 Katanga nini mu mutungo w'amabuye y'agaciro. Hafi 30% y'ayo mabuye amaze gucukurwa arimo gasegereti, kolta, zahabu ndetse na wolfram, mu gihe 70% ataracukurwa. Yongeye ko hari n'andi mabuye y'agaciro ataracukurwa nka lithium, cobalt, cuivre, manganese ndetse ngo na peteroli, gaze, methane, tungstene ndetse na titane. Ayose ni amabuye uyu Jean Jacques Paul Sadiki yaje kurondora avuga ati ntabwo aracukurwa, bityo ubukungu buracyari bwinshi. Ati ndetse hari ubukungu buruta ubw'intara ya Katanga. Yongeye ko hari n'andi mabuye menshi rwose ataracukurwa, ari nayo tumaze kuvuga haraguru. Yanagaragaje ko kuva ku itariki 18 Nyakanga 2024 ubuyobozi bw'intara bwahagaritse ibikorwa by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, bunatumiza ibigo byose byakoraga umurimo. Yavuze ko basanze hari ibigo mu by'ukuri 1450 by'Abashinwa byakoraga mu turere twa Walungu, Mwenga, Kabare ndetse na Fizi bidafite ibyangombwa cyangwa ibiro bizwi, ariko bikaba byari bimaze imyaka 15 kugeza kuri 20 bicukura amabuye y'agaciro mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Bimwe muri ibyo bigo byashoboraga gucukura kilo 650 za zahabu buri kwezi ku isoko mpuzamahanga. Kilo imwe igura hafi amadolari 160, bivuze inyungu nini cyane yavaga muri ubu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Yongeye ko byinshi muri ibyo bikorwa byanyuraga mu Rwanda bifashijwe n'imiyoboro ya ruswa yoherezaga ubwo bucukuzi butemewe. Guverineri Pulusi yagaragaje ko hakenewe ko amasezerano y'amahoro ashyirwa mu bikorwa kugira ngo ubuzima bw'abaturage bo mu burasirazuba bwa Kongo burusheho kuba bwiza. Yagize ati biragoye gutekereza ko aba bantu bashobora kugenda ku bushake bwabo nta gitutu, ariko niba amasezerano yubahirijwe byafasha guteza imbere ubufatanye bwungura buri wese hagati y'u Rwanda, Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ibindi bihugu byo mu karere. Hagati aho ibiganiro bya Doha byari bigamije gushaka amahoro byarahagaze, aho impande zombi zitakibona kenshi n'umuhuza ariwe Qatar. Ku itariki 25 Werurwe 2026 Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga
wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Tracy Kaikwamba Wagner yatangaje ko kudindira kw'ibiganiro biterwa n'ibibazo byo hanze iyo gahunda birimo umutekano muke uri mu burasirazuba bwo hagati. Yemeje ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igikomeje gushyigikira ibiganiro bya Doha kandi ikomeje gukorana na Qatar mu gushaka uko byakongera gutera imbere. Tariki 15 Ugushyingo 2025 leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na M23 bari basinye amasezerano y'i Doha agamije kugarura amahoro mu burasirazuba bw'igihugu. Amasezerano yaragizwe n'ingingo 8 zigamije guhagarika imirwano, kugarura ubutegetsi bwa leta no kwimakaza umutekano urambye. Nubwo hari ingingo ebyiri zamaze gusinywa, izindi 6 zari zitegerejweho ibiganiro kugira ngo zishyirwe mu bikorwa, ariko kugeza ubu nta ntambwe igaragara imaze guterwa. Ibintu bikomeje kongera icyuho kutizerana hagati ya Kinshasa na M23 ndetse bigakomeza guteza umutekano muke no kubangamira ubuzima bw'abaturage mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu yandi makuru dukomeza, muri Ituri nyuma y'igitero cya ADF i Mambasa, FARDC yavumbuye ububiko bwa gatatu bw'intwaro za CRP Zaire kandi ikaba mu by'ukuri ngo yafasha abarwanyi 14 bamanitse amaboko ariko bemera kwishyikiriza leta ku bushake. Minisitiri w'Intebe wungirije ushinzwe ingabo n'abahoze ari abasirikare Guy Kabombo yamenyesheje guverinoma ko umutekano n'ibikorwa bya gisirikare bihagaze mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu nyandiko yatanze mu nama ya 85 y'abaminisitiri yaje kuba, yavuze ko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC zikomeje kuba maso kandi ziyemeje kurinda ibirindiro byazo ndetse n'abaturage zirwanya ihuriro ry'abanzi rigizwe n'imwe mu mitwe igiye itandukanye. Aho avuga ati mu gace ka Walikare muri Kivu y'Amajyaruguru FARDC iri gukora ibishoboka byose kugira ngo ishyire mu bikorwa imyanzuro yafatiwe Washington ku kibazo cya FDLR mu ntara ya Ituri. Kandi Guy Kabombo yanagarutse ku gitero cyavuzweho na mugenzi ushinzwe umutekano cyangwa n'umutwe wa ADF mu gace ka Mambasa. Nibo ADF niyo yagabye icyo gitero cyica abantu barenga 40 kandi giteza ibyangiritse byinshi. Yasobanuye ko FARDC iri gukora ibishoboka byose kugira ngo ihagarike ubwo bugizi bwa nabi kandi ikumire impunzi z'imbere mu gihugu kwimuka, hagamijwe ko abaturage bakomeza kubaho batekanye aho batuye. Uyakomeza avuga ko mu gace ka Njugu usibye kuba haravumbuwe ububiko bwa gatatu bw'intwaro zihura rya CRP Zaire ndetse hakaba haranabayeho kwishyikiriza kwa abarwanyi 14 baryo uruhande rwa leta. Ibi bintu guverinoma bifata nk'ibimenyetso byiza aho FARDC ikomeje guhiga no gushakisha abarwanyi bake basigaye bagaba ibitero ku baturage ndetse no gukora ibico muri bino bice, aho leta ivuga ko yahagurikiye ibyo bikorwa ndetse itemera ko bizakomeza kugumaho. Katanga umuyobozi yavuze ko umugaba mukuru w'ingabo za FARDC yatangije igikorwa cya gisirikare kigamije gutsinsura ndetse no kurandura inyeshyamba zigaragara muri ibi bice. Ku bijyanye n'umutekano, minisitiri ushinzwe abahoze ari abasirikare ndetse nawe yatanze raporo ku mutekano mu nkengero z'umujyi wa Kinshasa no mu ntara ya Mai Ndombe, cyane cyane ku bikorwa byo guhangana n'umutwe wa Mabondo nawo ubarizwa muri ibi bice, dore ko igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'ubutegetsi buvuga ko imitwe yose yitwara gisirikare cyangwa se inyeshyamba igomba guhitirandurwa. Raporo ya minisitiri w'Intebe wungirije ushinzwe ingabo n'abahoze ari abasirikare igaragaza ko umutekano n'ubuzima bw'abaturage mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bikomeje kuzamba, nubwo hakomeje ibiganiro bya diplomasi bigamije gukemura amakimbirane hagati ya Kinshasa na Kigali ndetse no hagati ya Kinshasa n'inyeshyamba za FCM23. Ibi kandi ngo byongeraho ibikorwa by'umutwe wa ADF mu mitwe yose yitwaje intwaro ikorera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na ADF ni umwe mu yisha abantu benshi mu myaka yashize nk'uko byagaragaye. Uyu mutwe ngo ukomoka muri Uganda kandi ufitanye isano n'umutwe ugendera ku mahame ya Kisilamu ukomeje kugaba ibitero ku baturage haba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no muri Uganda, nubwo ingabo z'ibihugu byombi zikomeje kuwurwanya zifatanyije, no kuvuga ingabo z'igihugu cya Uganda UPDF ndetse n'ingabo z'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC, aho bakomeje ibikorwa bihuriweho bigamije gushyira hasi ndetse no gutsinsura uwo mutwe kugira ngo udakomeza kugenda urushaho kubangamira abaturage batuye ibihugu byombi, dore ko izi nyeshyamba z'uyu mutwe zakomeje kugenda nyine zigama ibitero mu bice bigiye bitandukanye nk'uko amakuru yarushijeho kugenda agaragara. Mwese mwari mudukurikiranye kugeza kuri uyu munota, reka mbashimire cyane
aho mbamenyesha ko mwaba mu by'ukuri mwakoze cyane kudukurikirana kandi ari n'iby'ingenzi ndetse ari n'iby'agaciro kurushaho kugenda twibanira namwe umunsi ku wundi uko bwije n'uko bukeye. Turi ku itariki 6 z'ukwezi kwa kane 2026, turi ku munsi wa mbere w'icyumweru. Ndabashimiye rero mwese mwabanye natwe kuva ku munota wa mbere kugeza kuri uyu munota, mbararikira kuza gukomeza gukurikirana ibiganiro n'amakuru tugenda tubagezaho hano kuri John Info, aho uraza kuba uri kumwe nanjye mu by'ukuri muri ibiganiro n'amakuru tugenda tubagezaho muri gahunda zigiye zitandukanye. Rero urimo mu by'ukuri ndagushimiye cyane, ariko nkubwira ko ugomba kuba waramaze gukanda subscribe cyangwa se sabone. Ku bantu batarabikora, nta kindi kintu ugomba guhita wihutira gukora nyuma yo kumva amakuru, ugomba guhita ukanda cyangwa se ufyondaho. Reka rero dusubire mu masaha ari imbere.